Kuri iki cyumweru tariki 3 z'ukwezi kwa 11/2019 abantu amagana b'inshuti n'umuryango wa retired Captain Ndahiro Logan bitabiriye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma wabaye kuri iki cyumweru. Imihango yo kumusezeraho bwa nyuma yatangiriye mu rugo rwa nyakwigendera ruherereye Kibagabaga mu karere ka Gasabo, nyuma ikomereza mu nteko ishinga amategeko ahagana saa 7 iza kwerekeza ku rusengero rw'abagatulika ruherereye i Remera abenshi bazi ku izina rya Regina Pacis. Numwe mu basirikare bagize uruhare mu rugamba rwo kubora igihugu aza gusezererwa mu ngabo afite ipeti rya kapiteni. Yakoze ibikorwa bitandukanye mu rugendo rw'iterambere ry'u Rwanda nk'uko byagiye bishimangirwa n'abagiye bafata ijambo bose. Retired Captain Ndahiro Logan yinjiye mu rugamba rwo kubora igihugu afite imyaka 39. Yari asigaye ari umwe mu badepite bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri manda izarangira mu 2023, aho ari we wari mukuru mu myaka buri bose. Yarahagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi abarizwamo. Mu mirimo yakoze harimo kandi ko kuva mu 1994 kugera mu 2001 yari umukozi wa Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Mu 2002 kugeza 2003 akorera umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubutabazi uzwi nka International Rescue Committee, aho ari wari uhagarariye ku rwego rw'igihugu ibikorwa byo kurwanya agakoko ka SIDA. Yakoze kandi mu yindi miryango itegamiye kuri leta harimo nka Global Fund no mu mushinga wari ugamije kwegereza ubuyobozi abaturage. Muri Kiliziya Regina Pacis iherereye i Remera, inshuti, imiryango n'abakoranye nawe mu nzego zitandukanye yaba bo babanye mu ngabo n'abadepite asize bitabiriye igitambo cya misa cyo kumusabira. Muri iki gitambo cya misa ni naho hari gutangirwa ubuhamya bw'abo bakoranye n'umuryango we, ndetse abo bose bavuze ku mibereho ye n'umurage asize kuri iyi si. Murumuna we Lieutenant Colonel Ndore Rurinda niwe watangiye atanga amateka ya nyakwigendera. Bahagaze imbere hano kugira ngo basangize amateka ye ariko mu buryo bugufi. Aranditse ndayasoma umuryango twayanditse. Nyakwigendera Honorable Logan Ndahiro, retired captain, ni mwene Tutuba Felician na Mukasekuru Ansira. Yavukiye barije mu karere ka Nyagatare ku ya 15 z'ukwezi kwa 3 mu 1951. Akaba yari yubatse, yarashakanye na Kansanga Marie Odette mu 1995. Yabyaye abana 7, abakobwa 2 n'abahungu 5, uretse ko hari umuhungu umwe witabye Imana akaba atari muri uyu mubare. Akaba asize abana 6 aribo Umurungi Chantal, Ineza Ndahiro Stella, Ndahigwa Felix, Muhizi Moses, Ndori Ndahiro Pacis na Ndazaro Ndahiro Patrick. Honorable Logan Ndahiro yize amashuri abanza i Nyagatare kuva mu 1957 kugeza mu 1963. Hanyuma aza guhunga nk'abandi banyarwanda benshi bahunze muri icyo gihe, ariko aza gukomereza amashuri ye aho twari twarahungiye muri Toro, ahantu hitwaga Wekomire Primary School. Nyuma y'aho ngaho rero yakomeje kwiga ajya muri secondaire 1969 kugeza mu 1972. Yigiye ahitwa St. Louis College Fort Portal nanone ho muri Uganda. Aza gukomereza
amashuri yisumbuye y'umwaka wa gatanu n'uwa gatandatu ahitwa nanone muri Uganda muri Kigezi High School. Nyuma y'aho ngaho arangije segonderi, Ndahiro yize mu ishuri ry'ubuganga ry'abarwayi bo mu mutwe. Iryo shuri rikaba rirahitwa Butabika i Kampala, na ndetse yaje no kuribera umwarimu, yari tutor muri psychiatric nursing. Nyuma y'aho ngaho retired Captain Ndahiro yatabaranye n'abandi banyarwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu cyabo rwatangiye mu Kwakira 1990, agira imana yo kurusoza muri 1994, agira uruhare kimwe n'abandi mu guhagarika jenoside, na ndetse akomeza kuba mu ngabo kugeza aho aritayaringiye mu mwaka w'ibihumbi 2001. Nyuma y'aho ngaho Ndahiro ntabwo yarekeye aho ngaho kwiga, yaje gukomeza amashuri y'icyiciro cya gatatu muri Amerika, yiga masters degree muri public health. Honorable Ndahiro yakoze imirimo myinshi y'igihugu, yakoreye muri Minaloc, yakoreye ikigo cya Global Fund n'ahandi. Hanyuma mu 2018 nako yaje gutoranywa n'umuryango wa FPR, abereye member mu kwiyamamaza nk'umudepite, na ndetse aratorwa, akaba yitabye Imana yari umudepite mu nteko ishinga amategeko. Yitabye Imana rero mu ijoro ya 30 Ukwakira mu uyu mwaka mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, azize indwara ya kanseri bita myeloid leukemia. Murakoze, n'ayo mateka nashaka kubasangiza. Yanaje kandi no kuvuga ku buhamya bwa Captain Ndahiro Logan, bw'uko hari igihe mu buzima bw'umusirikare agomba gufata ibyemezo. Ni shared experience, kuko abo twari kumwe n'ubundi mu minsi 2 ishize twagiye tuganira ukuntu twaganiraga turi hamwe. Honorable Ndahiro twaratabaranye mu muryango tuvukamo wa papa na mama, twatabaye turi 4, tuza gusigara turi 2, njye nawe, abandi ntabwo bashoboye kurangiza urugamba, Ndori na Tazaro, bombi bari hagati ye na nanjye. Muri abo 4 ni njyewe wari muto. Urugamba rwararangiye, ndetse hazaho n'urw'abacengezi n'izindi ntambara zikomeye zigaragara muri kiriya gitabo Ndahiro yanditse. Nanone turongera tugira Imana turazirokoka. Mu gisirikare twagiraga imyemerere yo kuvuga ngo ikintu udashobora kurasa ntuba ushoboye kukivura. Ni imyemerere nk'iy'abakirisitu, nko kubona Ndahiro nyine yitwa na kanseri, twaravuga ngo kubera ko tudashobora kuyirasa
therefore iri out of scope ya capability zacu. So muri mu bihumbi bibiri twaraganiriye kubera ko muri icyo gihe cyose nabo abavandimwe bacu nyine baguye ku rugamba, basize abana, papa yitabye Imana tutari twanatabara, asiga abana bato, hari noneho na responsibilities zo gusapotinga umuryango mugari ugitahuka mu gihugu. Kandi ubu inyuma yanjye nyine hari abana, ngira ngo mu buhamya mwumvise hari n'abari bazi ko Ndahiro ari we papa wabo, kubera ko ari we babonaga kenshi, nawe baje kubona kenshi, yanabaye na papa wabo cyane. Hari rero social responsibilities umusirikare agira. Turicara njye nawe turavuga ko inshingano dufite zigihari, inshingano zijyanye n'icyo twari twariyemeje, ariko noneho hari n'inshingano z'umuryango ziri social, turabibaransinga dusanga twembi tutaguma mu uniform, kuko iyo uri mu uniform hari ukuntu commitment gusaba ko responsibility utazabona umwanya uhagije wo kwita ku bindi bibazo by'umuryango. So turicara tureba ibyo bibazo byose bitwugarije, abana baturi inyuma barimo n'izo mfubyi za abo twatabaranye ndetse n'imfubyi noneho barimo na bashiki bacu. Twemeranya ko ari we mukuru, kuko iwacu niwe mukuru, niwe wari mukuru mu nda ya papa na mama, agakurikirwa na Muringo muri hano. Twemeranya na njye na Ndahiro ko ari we usohoka mu gisirikare, njye nkasigaramo. Twagiye twemeranya ibintu byinshi ubu, ariko ubwo Ndahiro nyine yari amaze kunshyingira, nanjye narabaye umugabo, ndamubwira nti rero ngaho genda, dufite umukecuru, dufite abo bana bato. Niko twafashe icyemezo, Ndahiro ava mu gisirikare muri 2001. Twembi twari captains, twaranganaga. Ndabivuga rero bijyanye n'umuhango twarimo uyu munsi muri kiliziya. Ntekereza ko niba habaho ubutagatifu mu myemerere yanjye, bugomba kuba bujyanye no kwemera kwitangira abandi. Ndahiro uretse kwitangira igihugu, muri iyo decision twafashe yagombaga kwitangira umuryango, afata iyo responsibility, afite umuryango we, core family iri hano, ariko dufite n'umuryango mugari, tutavuze wo hirya yo kwa papa, tuvuge kwa data wacu na ba data wacu na ba data wacu na ba masenge na ba masenge. Ni ubwo nguko rero twafashe icyemezo bitaga igikorwa cy'ubutagatifu mu kwitangira uwo muryango. Ndahiro yarabikoze, abifatanya n'akazi ko yakoraga. Ahangaha hari ubuhamya bwinshi bw'uko ariwe twari twarahaye responsibility yo kudusabira no gusabwa agashyingira
barumuna bacu na bashiki bacu muri family. Yarabikoze nka bya bindi byo mu nteko ejo cyangwa n'uyu munsi twavugaga, kugeza igihe atarabishoboreye, kugeza igihe atarabishoboreye na ndetse turicara nabwo turabiganira, turamubwira ati rero ibyo wakoze warabikoze, reka tugende tukuvanaho inshingano zimwe kugira ngo natwe tukurengere. Ngira ngo niba nibuka uwa nyuma yasabiye ni murumuna we wamwitaga, wari uzi ko ari papa we kubera ko ari we wamureze. Bahati ari hafi hano cyangwa yagiye mu kazi? Ni Bahati, muraza kumubona. Niwe najyanye na Ndahiro gusabira bwa nyuma, ariko ndavuga gusaba the social responsibility no kurera no gufata umuryango wose hamwe uko twabyemeranyije niko yabikoze. Ni ukuvuga rero mu muryango wacu Ndahiro atahutse nta kintu tumushinja, atari ku rwego rw'igihugu izo responsibility yarazikoze, atari no ku rwego rw'umuryango kuko izo responsibility yarazikoze. So niba habaho sainthood in my understanding, ni ukuvuga ko ibyo biyemeje ubikora kandi usavinga society. Njye ni nayo myemerere yanjye, numva ibyo ngibyo yarabikoze mu mbaraga kugeza igihe zagendeye ziba nkeya, hanyuma nkagaruka kuri nanone ya myemerere yacu ya kera. Niba kera mwarajyaga musoma ingabo, hari ibibazo byajyaga bibazwa n'umuntu witwa Kadogo, akabaza afande nawe akamusubiza. Kadogo hateye icyorezo cya sida kandi ntiyasize n'abasirikare, abaza afande, aramubaza ati ariko afande, ati samahani, ati ko twarwanya urugamba tukarasa tukamunesha, ati kariya kaginga ka sida tuzakagera dute? Urumva rero ni aho ngaho ububasha bwacu bwagarukiraga. Twashoboraga kurasa twarabirasaga bigakemuka. Afande asobanurira Kadogo ko nta kundi kuntu kariya kaginga karaswa keretse ko kwirinda, ahubwo harimo mesigi nyinshi. N'aka virus ka kansa rero nako ntabwo twashoboye kuba twakarasa, unfortunately kari above our means, so Ndahiro ngo arabyemera, nta kundi byajya kugenda, niyo mpamvu turahangaha twavugaga ayo magambo. Nagira ngo rero mbasangize izo processes zo gufata ibyemezo twabaga turimo nk'abavandimwe. Nagira ngo Bahati yaragarutse ahaguruke, ntacyo nkubaza. Uyu muhungu niwe twasabiye bwa nyuma ejo bundi, hanyuma Ndahiro ahantu ingovu aravuga ati mukomeze, aba bandi bari aha ngaho ubwo ngubwo hari responsibility y'ukuntu tuzabikora, ariko iyo yari imwe muri task yari afite mu muryango wacu mugari. Ndabashimiye rero. Ni agace gatoya navuga ku mateka ya Ndahiro. Umuryango nta kintu tumushinja, numva igihugu nta kintu kimushinja ko responsibility ze yarazujuje. Haba hariho abemera nkanjye bemera ko Ndahiro yageze ku rwego rwa sainthood rugomba kumujyana mu ijuru, akaba yarageze ubu ngubu. Murakoze cyane. Ku
korali yari iri aha nayo yabaye imwe mu bafashije abari bitabiriye iki gikorwa gukomeza kwihangana. Yaririmbye nyinshi mu ndirimbo zitanga icyizere ndetse zinahumuriza abantu mu bihe nk'ibi ngibi. Haje gutangwa ijambo ku bana ba nyakwigendera. Uwitwa Ndahiro Pacis yavuze ko yabanye na se cyane mu mezi ye ya nyuma kandi akamwigiraho kwakira ubuzima uko buri. Mwiriwe mwese, ntacyo navuga uretse kubashimira, ntacyo navuga uretse gushima, ntacyo navuga uretse kwishima nanjye ubwanjye. Ni ibyishimo byihariye cyane kuba narabanye na papa mu minsi ya nyuma. Twabanye imyaka myinshi, twabanye imyaka yanjye yose, ariko ibihe byihariye cyane mu minsi ye ya nyuma, mu mezi ya nyuma se mu myaka ya nyuma. Ni ikintu cyanyeretse ibintu byinshi, bigiye ibintu byinshi tuza kubasangiza, ariko nifuza kubibasangiza positive. Ikintu rwose cyihariye ni uko ubuzima tubufata uko buri kandi tubushakira ibyishimo. Iyo positivite nicyo kintu nshaka kubasangiza. Ntabwo mfite amagambo menshi cyane yo kuvuga. Umubyeyi wacu naruhukire mu mahoro. Hahawe ijambo kandi n'undi mwana wa kabiri muri uyu muryango, retired Captain Ndahiro Logan asize. Ndi umwana wa kabiri wa Honorable Ndahiro. Biba bigoranye umunsi nk'uyu nguyu uko umuntu yabona iki gusa ntabwo byatuma tutavuga. Ijambo rivuga ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima. Hari impamvu ibi biba byabaye. Njyewe ibigwi bye byinshi abantu ibindi babivuze, ariko nk'umuhungu we mukuru hari ibintu byinshi twajyaga tuganira. Iminsi ye arwaye najyaga ngira gutya akajyayo mbonye akanya, agenda nkamusura tukaganira nk'iminota 30. Hari ikintu gikomeye yarambwiye ngo mwana wanjye rero ndimo ndabyina mvamo, ejo cyangwa ejo bundi wakumva natashye, ariko hari ikintu kimwe ngiye kugusaba. Nakoze byinshi byiza, nakundaga abantu, icyo ndimo kugusaba ubu uzabane, kuko ngo yarabwiye ngo nta mugabo umwe nta n'umutwe umwe uzi kubana, nubana n'abantu uzabona ibintu. Arongera arambwira ati nakoze byinshi, kimwe kijyanye nawe ntari nanonosora neza. Mubaza ni se icyo ni igice tuze kwicara wigezeho uraza kuko nabicaye mbimenye ndamusobanuza. Ndangije navuga rero dadi, burya igishoro ni ubuzima. Iyo uri muzima ibintu byose urabigeraho ubishatse. Ibyo wakoze ni byinshi turabizi, natwe tuzabikora. Mostly njyewe icyo gisigaye nzakora uzataye uzi yuko wabyaye abagabo utabyaye ibicucu. Abana bawe bazakomeza basigasire bizakorwa neza, tutarabona tuzabibona, kubera ko ni rero igisigaye uza mugo we yarananiwe, nubwo ntigisigaye wowe tuza ushyira umutima hamwe
tuzahagarara nk'abana bawe, ibigwi byawe tuzabisigasira kandi tuzabikomeza. Ndamusezeye. Hashize iminsi nibwo yitabye Imana. Ibi ngibi ntabwo umuntu yabitindaho, iriya niyo channel umuntu wese azanyuramo, gusa isomo umuntu agomba kwiga cyangwa icyo tugomba gukuramo, ese iyo ugiye cyangwa aho ugiye kujya usize ibigwi bimeze bite? Duharanire kumera nk'uko Honorable Ndahiro yabayeho. Yakundaga abantu, yakundaga umuryango, yakoreye igihugu n'ingufu ze zose, kandi afite aho yagikuye, afite n'aho yakigejeje. Ntatinze rero, Imana imwakire, tuzahumuza ku mutima nk'umubyeyi w'icyitegererezo mu muryango. Murakoze. Haje nyuma yaho guhabwa ijambo umufasha wa nyakwigendera wavuze ubutumwa bwubatse benshi mu bari aha ngaha. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo numva amajwi yanyu yazamura rota yanjye iteka ryose. Impamvu bino mbitinzeho, Kristo Yesu akuzwe, ndavuga ijambo ritoya, murumva nta jwi mfite, ndagerageza kuzamura umwuka ari bimvune. Reka mbanze nshimira Imana. Imana yampaye umugabo singwa ku ziko, kandi ntimupfushe mbere ngo mbe ruhanga rubi ntarashyingirwa. Namukuyeho inyigisho nyinshi, kuko twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi kugeza dupfuye cyangwa urupfu rudutandukanije, none murarureba rwadutandukanije. Ibi ndabishimira Imana cyane, kubera yuko uko byagenze kose amasezerano ubu twarayujuje. Ndamushimira rero ko yagize umugisha wo kuzuza amasezerano ye, dore ko yari n'umuntu wanga ikintu cyitwa divorce. Ubwo ndabivuga iyo abantu batekereza ibya divorce, hari igihe muba mwagize ibibazo, ariko ikintu cya mbere uko byagenda kose nta divorce, turabirwanya mpaka. Ningera aha ngaha ndahita muvuga gutya, ejo abana bavuze ngo yari fighter, ariko mu mafoto yari umurwanyi wo ku rugamba. Urugamba rwa RPF kugira ngo nirwo bavugaga, njye si rwo mvuga. Ni umurwanyi, wa muntu yiyemeje ikintu yakikwemereye n'indahiro izina ryo muntu, ariko yiyemeje ikintu ntatsinsuka. Niyo wagira utari bukigarukeho, niyo yaba ameze nabi ari bukomeze. Aha akaba ari byo ngira ngo byanatumye wenda Imana itugeza kuri uyu musozo, kuko ubwo ndihutisha mbabwire ko icyiza cya mbere gikomeye mpora nshima n'abana banjye bazi, ni uko yampaye urubyaro. Imana ikampa urubyaro hamwe nawe rwiza cyane, sindi bubitindeho. Hanyuma ikibi gikomeye cyane Imana yampanye nawe ni aka kaginga ka kanseri nk'uko bakise. Iyi kanseri yamugiriye nabi cyane, itugirira nabi cyane, iramugerageza mu buryo nakunze gusoma Yobu, nkavuga ariko se hari umuntu ujya arusha Bibiliya kuvuga ukuri? Wenda nuko byari bindiho, ariko njyewe ntekereza nabonye dushobora kuba twarageragejwe harenze aha Yobu. Ariko nk'uko umuntu agera umunyamubiri, yarabanje ariheba cyane, ko twabaye mu bitaro akajya abona abantu batinzeyo cyane, ababo barabataye. Aha ndahatinda kugira ngo inyigisho imwe nshaka kwihera abashakanye niyo muri Matayo 25:31 gukomeza, aho za Ruhaya na Rugero zizaba ziri imbere y'Imana, bakavuga ati nari nshonje ukamfungurira, nari ndwaye ukansura. Ntugasanga umugabo arasura abandi barwayi, umugore we iyo arwaye ntamusura. Niba utamusura kugera ku ndunduro,
niyo wasura papa na perezida sinzi ko uzahagarara mu ntama uzajya muri ruhaya. Umugore nawe nuko twabonye amahano y'abantu, umusore ababyeyi bakamurwaza hariya muri ICU muri HDU agasigara k'impabe, agasigara ariho ariko atariho. Ubwo rero yabanje no kwiheba agatekereza ati ubu nanjye nicyo gikurikiye. Ndibuka hari umuhonorable umwe yitwa Odeta Uwamariya yigeze kumpanurira atabizi kuko niyo dahirema twabagamo buri gihe turimo urubaka ubuhamya, kubera yuko abenshi nyine bataye ababo bakabasigira abaganga. Ndahiro yabanje kwibwira yuko wenda natwe tuzananirwa kuko kanseri ntabwo ari indwara yica umuntu vuba kandi nta n'ubwo ikira kuri benshi ntikira. Ubwo rero wumva ukuntu yabitekerezaga. Umunsi umwe mbwira abana numva twebwe tugiye kumubwira ngo we are in this together, yabivuze mu Cyongereza. N'uwo mudepite kumwe na bagenzi be badusuye mu bitaro mbisubiramo ndababwira ni we are in this together till the end. Tumaze kumubwira gutyo yagize imbaraga nyinshi cyane, niyo mpamvu yagiye ahwera inshuro nyinshi tukagira ngo arapfuye akazuka, kuko yabonaga yuko uko bizagenda kose atazasigara ari ku gasi, agasigara wenyine kandi akeneye abantu, kandi serivisi yarakeneye ziranagoye mutagira ngo nizo gusura umurwayi rimwe. Hari abantu bambazaga amakuru nkababwira nta makuru ngira kuko amakuru ye ntiyaravugitse. Wambaza byinshi nti uzi uyu munsi umwirirweho. Hari bamwe bazaga akambwira ati ndagusezeye nabibonye ntacyo nzongera kukubaza bye bye. Byari bikomeye ariko yagize ubutwari rero, yarababaye ariyakira. Ubu ntabwo nababwiye ko Ndahiro ari umunyeshuri wanjye w'agatigisimu muri Kiliziya Gatolika. Ndahiro twashyingiranywe ari njye wamwigishije. Icyo gihe bari bakiri mu gisirikare batagira umwanya. Padiri mukuru wacu ari Padiri Kibanguka, ngira ngo abamuzi bazi ukuntu yari akaze, ariko buriya Padiri Kibanguka abantu bakaze bajya banyorohera. Ndagenda namusobanurira ngenda umukristu, ngenda umukateshiste. None rero umugabo wanjye n'abarumuna be babiri ntago bashyingirwa gipagane kandi ni umukristu, kandi nanjye sinzashyingirwa gipagane. Nzabigisha mbazana ubabaze hanyuma udusezeranye. Ndabigisha Ndore Rurinda na Kagame Andrew na Ndahiro n'abagore babo, nanjye mba mwarimu kandi nanjye ndi umugeni. Ubona n'abanyeshuri banjye, ariko nabigiriyemo akaga kuko abonye ari umunyeshuri wanjye yatangiye agira ngo Imana ni iya Odeta. Twagira ibibazo ati yo Kanyago watubwira ya Mana yacu, ya Mana yawe nk'iya Mose. Hanyuma nkavuga ningira ngo ubu ningira ibyago nkakora ikosa azayivaho. Ngira amahirwe mu makosa yose nagiye nkora ntiyatumye ayivaho, nubwo atari umwemera cyane. Ageze aho mu kwiheba yivaho, aranambwira ati yarakwibagiwe. Ariko bigeze hagati ahindukirira Imana, niho njya gusoreza. Ndamubwira nti rero ya Mana bavuga ngo ni yanjye ni yacu twese, iyo nyisenga ndayibwira ngo uyu muhungu wawe Ndahiro yanonganyije yangiriye nabi, cyangwa uyu muhungu wawe Ndahiro yankoreye byiza. Uri umuhungu w'Imana nk'uko ndi umukobwa wayo. Muri ibi bihe tugezemo bitagira igisubizo niyo yonyine yatworohereza. Kuva uwo munsi mu mezi yo mu kwa munani nibwo yiyeguriye Imana burundu. Amaze kuyiyegurira ntiyongera kujya yumva n'ububabare kandi ababara, akajya bwumva buke, imiti ntiyari ikimufata, ibyo bita penikira. Agakomeza akihangana turinda tugera ku munsi yatahutseho, iminsi 3 mbere ya koma. Turi mu rugo atabashaga kugira icyo afata, anywa isupu yashakaga, ati dusenge dusoma umubwiriza byose ni ubusa, ikiruta no kwihambira ku Mana. Aratobora aravuga atavugaga ati ndabona umwami Mungu. Wazi Mungu kuva kera nyine ntiyigeze avuga Imana, ngo yahunze bavuga Mungu mu Giswahili. Ndabona Imana Mungu mu ijuru byegeranye na Kiliziya
arekera kongera kuvuga kugeza uyu munsi. Nkibwira rero yuko yabonekewe, ngira ngo yabanje mbere kugira intambara ariko ageze aho abona ageze ahegereye Imana. Ndanga kurondogora. Imana imuhe iruhuko ridashira, ishimirwe cyane kuba impaye ijwi ryari ryagiye. Nakoze nihuta nibagirwa nsimbuka nirengagije, ndagira ngo mbashimire mwese. Mbashimire mu buryo bunyuranye, nagiye kuvuga inzego uko muri aha n'abadahari, mwatubaye hafi mu bihe bikomeye, mwaduteye inkunga cyane y'imbaraga ku mutima, ariko n'inkunga materiel twagiye tuzibona, twabonye urukundo nabyo byamuteye imbaraga zo kwizera yuko nta wamutererana. Imana ibahe umugisha kandi imwakire mu bayo. Captain Ndahiro Logan yashyinguwe i Rusororo ahagana mu masaha ya saa 11 z'umugoroba. Yashyinguwe iruhande rw'abandi bayobozi baherutse kwitaba Imana barimo Christine Nyatanyi wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu witabye Imana ku wa 26 Nzeri 2011. Yashyinguwe kandi iruhande rwa Depite Tarsisi Shamakokera nawe witabye Imana ku wa 22 Gashyantare 2012. Ashyingurwa nanone iruhande rwa Rozia Inyumba wabaye Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango nawe witabye Imana ku wa 6 Ugushyingo 2012. Imva ye kandi iri iruhande rw'Iyamucyo Jean de Dieu wari umusenateri akitaba Imana ku ya 3 Ukwakira 2016. Nyandwi Joseph Desire nawe wari umudepite witabye Imana ku wa 17 Ukwakira 2016. Nyandwi Joseph Desire nawe wari umudepite witabye Imana ku wa 17 Ukwakira 2016. Mukayisenga Françoise nawe wari umudepite akaza kwitaba Imana mu 2017, ndetse na senateri Bishagara Kagoyire Therese witabye Imana muri Nyakanga uyu mwaka. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.